Ndabizi ko benshi muri mwe ibi bintu atari ubwa mbere mu byumvishe. N'ubyumvishe bwa mbere agiye kubisobanukirwa ku buryo abyumva neza kandi akumva ko ari ibintu bishoboka. Akenshi iyo turi mu kazi dukunda kugira inshuti tugerera ku kazi rimwe, tuganira ku migendekere y'akazi itandukanye, tugatahana, wamutanga ku kazi ukamubwira uko bimeze, yagutanga akakubwira uko bimeze. Rimwe wazanye n'inshuti yawe ku kazi, murakoze, amasaha yo gutaha arageze, muratashye. Arageze iwe, ariteguye bisanzwe, arariye, arakarabye, agiye mu buriri bwe araryamye. Mu gitondo umutanze ku kazi, umuhamagaye ngo umubaze uko byamugendekeye, wumve telefone ntabwo ari kuyifata. Ugire ngo wenda ari mu nzira aza cyangwa se ari mu modoka, ntabwo ari kukumva. Nyuma yaho akanya gatoya uze kumva undi muntu babana araguhamagaye akubwira ati tubabajwe no kukumenyesha ko runaka mwakoranaga yitabye Imana, yaryamye, mu gitondo dusanga yashizemo umwuka, byarangiye. Ibi bibaho kandi birashoboka. Uyu kiba kimwishe ni indwara zica bucece. Izi ni indwara mu rurimi rw'icyongereza bita silent killer disease. Iki ni ikiganiro Menya, njye ni Dushimimana Elisa, iyi ni Mira Rwanda. Tugiye kurebera hamwe uyu munsi indwara 6 ziyoboye urutonde mu kwica abantu gake gake mu buryo butuje cyane, ukazabona umuntu ararundutse kandi nta kimenyetso yagaragazaga gikanganye. Muri izo ndwara za silent killer disease, ku mwanya wa 6 turasanga indwara y'umwijima. Iyo ndwara bayita fat liver disease. Iyi ni indwara iterwa n'amavuta menshi agenda agafata ku mwijima cyangwa se gukoresha alcohol nyinshi, byangiza umwijima kandi bikaba bitagira ikimenyetso kiziguye ku buryo wamenya ko ari urwaye mu buryo bworoshye. Rimwe na rimwe ushobora kubyimba amaguru ukagira ngo n'indi ndwara urwaye ukabyivuza, nyamara biterwa n'umwijima. Cyangwa se ugatangira kwangirika uruhu, nabwo ukaba wakoresha amavuta atandukanye ukabyivuza uzi ko ari indi ndwara, nyamara ari umwijima. Kandi akenshi umuntu urwaye indwara y'umwijima akunda no kuvangirwa, akaba yavuga n'ibintu biterekeranye. Bamwe bakavuga ngo ni ibisazi, abandi ngo ni amarozi, nyamara umwijima ugeze ku rumungu umuntu. Ku mwanya wa 5 muri izi ndwara zica bucece ziturije turasanga indwara yo kugona. Buriya kugona ni indwara kandi yica abantu benshi, mu cyongereza bayita sleep apnea. Kugona ni kuri uyu muntu asinzira yinjiza umwuka mwinshi cyane binyuze mu kanwa mu buryo burema ijwi, ariryo twita kugona. Ubusanzwe umuntu agomba guhumeka akoresheje amazuru, ariko iyo uri kunyuza umwuka mu kanwa biba bishoboka ko ushobora gukurura umwuka, ururimi rugasubira inyuma rugafunga umwanya umwuka unyuramo ujya mu bihaha, ibintu bikaba ibindi. Umuntu aba ashobora kugagara, atagagara umwuka ukayobera ahandi utagenewe, umuntu akaba yarwara indwara zo mu mutwe harimo na stroke. Ibi babyita kugona mu rurimi rw'ikinyarwanda. Nabyo birica, ni hahandi umuntu ashobora kuryama mu gitondo mugasanga byarangiye, inzogera zirenze, ashobora kuba yishwe no kugona. Dukomeje ku mwanya wa 4 mu ndwara zica bucece cyangwa se silent killer disease, turasanga indwara isa nk'itangaje cyane. Iyi ni indwara ifata amagufa, ni indwara bita osteoporosis. Si ibintu tumenyereye ko umuntu yajya kwa muganga akabwira muganga uti ndwaye indwara y'amagufa, kandi mu by'ukuri nahagaragaza yavunitse, namanuka yakoze ngo wenda nicyo cyayimuteye. Iyi bayita osteoporosis. Iyi ni indwara ikunze kwibasira uruti rw'umugongo cyane. Iyi osteoporosis ifite uburyo bune igaragaramo cyangwa se amoko 4 y'indwara ashamikiye kuri osteoporosis. Osteoporosis ubwoko bwa mbere bayita lordosis. Osteoporosis ubwoko bwa kabiri bwayo babwita scoliosis. Ubwoko bwa gatatu ni kyphosis. Zose ikizitandukanya ni uburyo ki urutirigongo rwihinamo cyangwa se rugenda ruhengama, nicyo gituma zitandukanyije amazina yazo. Akenshi bamwe bavuga ko iyi ndwara ya osteoporosis iterwa no kwikorera ibintu byinshi. Gusa n'ibizagutungure nubona umwana cyangwa n'umuntu wakuze atarigeze yikorera ibintu byinshi, iyi ndwara yaramwatatse. Ariko
nubwo bimeze uko nguko hari bimwe wakora ndetse n'ibyo wakoresha bikakurinda ibyago byo kuba warwara osteoporosis. Bimwe muri ibyo wakora harimo gufata amafunguro akungahaye kuri calcium kuko ikomeza kandi ikanarema neza amagufa. Ikindi, gufata amafunguro akungahaye kuri vitamine D nabyo birafasha. Gukora imyitozo ngororamubiri kuko imyitozo ngororamubiri ari icyita rusange mu kugira ubuzima bwiza. Niba ubonye umuntu ufite ikibazo cy'umugongo cyangwa urutirigongo rwe rusa nk'urutameze neza nk'urw'umuntu usanzwe, ni byiza kwegera inzobere mu bijyanye n'amagufa bakaba baguha inama cyangwa bakubwira nimba hari ikibazo afite. Birashoboka ko yaba anafite osteoporosis ariko ukaba utabimenye. Dukomeje ku ndwara zica bucece, tugeze ku ndwara iri ku mwanya wa 3 muri silent killer disease. Iyo ni indwara ya diyabete. Nyivuga diyabete abantu barahita bumva ibijyanye n'isukari, ariko diyabete irimo amoko abiri. Diyabete hariho kugira isukari nyinshi mu maraso ndetse no kugira isukari nkeya mu maraso. Ubwo bwose ni ubwoko bwa diyabete kandi bwica umuntu buke buke, ukazashiduka umuntu ashizemo umwuka burundu, apfuye arundutse bitunguranye ku buryo utapfa kumenya cyane. Diyabete igishobora kukwereka ko itangiye kukwataka cyangwa se imaze kukuzahaza, utangira gutakaza ibiro cyane, kunyara kenshi no kugira inyota ku kigereranyo cyo hejuru. Kandi diyabete ikibi cyayo itera izindi ndwara zitandukanye mu mubiri. Ishobora kuba yaguteza uburwayi bw'umutima, ishobora kwangiza impyiko ndetse ugatangira no kutareba neza. Ibyo ngibyo ni bimwe mu bishobora gushamikiraho indwara ya diyabete. Kwirinda diyabete biroroshye kandi birashoboka. Ukeneye kwirinda diyabete, ikintu kibanza ni ugufata ibiribwa n'ibinyobwa bifite isukari nkeya. Kandi mu gihe ukora akazi cyangwa aho uba usabwa gukoresha ibyo birimo amasukari menshi, icyo usabwa nta kindi ni ugukora imyitozo ngororamubiri bigatakarira mu byuya, kuko nabyo byagufasha kwirinda kwatakwa n'uburwayi bwa diyabete. Dukomeje muri silent killer disease, ku mwanya wa 2 turasanga umuvuduko w'amaraso, hypertension cyangwa se high blood pressure mu rurimi rw'icyongereza. Iyi ni indwara ushobora kurwara uyu munsi n'umwuzukuruza wawe akazayirwara. Bivuze ko ari indwara iri chronique cyangwa ifata igisekuru. Umuryango w'abibumbye ishami rishinzwe ubuzima OMS ritangaza ko abantu barenga 1,128,000,000 bari mu kigereranyo cy'imyaka 30 na 79 babana n'indwara y'umuvuduko w'amaraso. Iyi ndwara ni imwe mu zikunze gushamikirwaho n'izindi ndwara nyinshi zidakira ndetse zitandura abantu barwara. Niyo mpamvu iri mu ziganje mu kwica abantu kandi mu buryo bwinshi, mu buryo bwihishe utapfa kumenya bw'amayobera. Ese ni iyihe ndwara iri ku mwanya wa mbere mu guhitana abantu benshi kandi mu buryo bucecetse? Ku mwanya wa 6 twahasanze indwara y'umwijima bita fatty liver disease. Ku mwanya wa 5 tuhasanga indwara yo kugona, sleep apnea. Ku mwanya wa 4 twasanze ya ndwara itangaje cyane yitwa osteoporosis, indwara y'amagufa kandi mu by'ukuri naho babara nta n'impanuka wigeze ukora. Ku mwanya wa 3 tuhasanga diyabete. Ku mwanya wa 2 tuhasanga umuvuduko w'amaraso. Muri silent killer disease ku mwanya wa mbere turahasanga indwara y'umutima. Indwara y'umutima ni indwara igaragara iyo ikigufata. Iyi ndwara OMS itangaza ko yica abarenga 1/3 cy'abantu bapfa buri mwaka. Gusa ikindi wayimenyaho ni uko iyi ndwara ikunda kwibasira abantu b'igitsina gore cyane. Wakibaza uti kubera iki? Iyi ndwara bimwe mu bimenyetso igaragaza bitaziguye harimo no kuribwa mu gituza. Rimwe rero umudamu ishobora kumufata akaribwa mu gituza, akagera kwa muganga yivuza amabere, nyamara atari yarwaye, ahubwo ari indwara y'umutima imuzahaje. Iki ni ikiganiro Menya. Njye ni Dushimimana Elisa. Hasta la vista na huta.